Uya ntawe. Nta n'uwo wigeze ukunda? Uya ntawe. Dusobanurira aho hantu ntabwo nkumva. Ako kandi ashaka kutubwiza ukuri, wabaye gute mu buzima? Uri umukobwa ukabaho udashobora kugira santima z'umuhungu cyangwa ngo umuhungu akugirire santima aguterete, ni gute? Ubundi mu Kinyarwanda umukobwa arateretwa ntabwo atereta. Yes, ariko arakunda nawe. Noneho rero ni ukuvuga ngo jewe nta muntu wigeze antereta kuva wavuka. Tusobanure neza ibyo bintu ntabwo mbyumva gute. None se kuvuga ngo nta wigeze antereta, ubundi ntabwo wakunda umuntu atagukunze. Rero jewe ni ukuvuga ngo niba nta wankunze, niba nta wanterese, bivuga ngo iki? Abona ni ukuvuga ngo abantu njye nabayeho abantu bantiye. Niba ariyo mpamvu yabiteye ntubimbaze, ariko nakuze abantu bantiye. Icya mbere narindwanye, nta muntu wari kumenyegera. Nari nzi kurwanisha amabuye n'amacupa. Wari guhera uza kuntereta, uza kutereta umukobwa w'indwanye. Nuvuga ngo nagiraga amahane yose ashoboka. Naho hantu wagiye gukorera hose nta muntu wigeze ukubenguka? Uya ntawe. Tawe, uko ndiko kuri ntawe. Ukabaho nta muntu ugutereta, nawe nta nubwo ugeze ugira peti wenda kuvuga ati inzu uriya musore mu buzima bwe. Urabizi ko abakobwa bose batiyoka navuga ati ngewe nakunze nanjye. Ntabwo bigeze bikubaho? Nge nawe nigeze nkunda. Ntawe uko niko kuri ntinye Imana yo mu ijuru ntawe. Imbogamizi ziba mivuga butumwa turasuzugurwa. Abantu batangira kukurebera mu nkandagiro bakavuga ngo ntacyo ari buvuge, ariko Imana yo kabyara yo yaguhaye ijambo ntawe uri kwambura. Nyewe imbogamizi nagiye mpuriramo nivuga butumwa ni ugupingwa bitewe nuko nambaye. Uriya no musazi uriya aravuga iki? Ikindi nahuriyemo n'imbogamizi ni ukunyita umunyenzara. Nta mubiri ngira. Hari aho nageze mu iteraniro, niba ndabwiriza iteraniro numva abantu baravuze ngo yego ko mwakantu ngo buriya se nguriya ndango burira rya ngo mbese Mana ngo barya soka nta tuguru nta tuboko bajyaho bashyiraho komenti nyinshi. Ariko kubera ko natumwe n'Imana, nyine iyo Imana ishaka kukwemeza abantu igusobanura aho wasebeye. Izo nazo nahuye nazo. Nge mvuga ibyambayeho, simvuga iby'abandi, mvuga ibyambayeho. Kuko niba narariye uburozi inshuro simve bakandoga ibirozi bisaza inshuro 28 mani kandi kujya gutoragura amashashi no kwambara ubusa mu muhanda. Bakandoga ibitega simfe, bakaneza inkuba simfe, nta mpamvu nimwe. Mba numva natanga ubuhamya bw'ibyambayeho kuruta uko navuga ngo Daniel yaragiye biriho n'ibya Margarita n'ibyo nabonye. Uramo amazina yawe bwite kugira ngo abantu bumve neza iki kintu dushatse kuvuga. Witwa Bwabaye Kure Margarita? Nitwa Bwabaye Kure Margarita, niyo mazina ari kwiranga muntu. Niyo ababyeyi banyize. Mwene nde? Mwene Ndaberetse Bernard na Nyirandengwa Faraziya. Nyirandengwa? Yego. Niyo mama wawe? Yego. Ariko baracyabaho? Barapfuye. Bose ntabakiriho. So Bwabaye Kure ngira ngo turi kumwe nawe, uri umwe mu bahanzi hano muri iki gice no mu Rwanda no mu bindi bihugu maze iminsi ndi kubona ujyayo. Ubundi reka tugaruke muri rusange tudaciye ku ruhande. Bwabaye Kure Margarita, aho uvuka urahazi n'uburyo wavutsemo n'uburyo wakuzemo. Hari abantu bavuga ngo hari ibintu bitabaho ariko abantu bakaza kwemera ko bibaho. Ubundi uri muntu ki? Watangiye ute mu buzima bwawe? Wakuze uzamuka ute? Wakuriye hehe? Byagenze bite? Murakoze cyane. Mvuka mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Hanyuma mu muryango nawuvukiyemo nsanga baterekera. Bari abagatulika bajya muri penitensiya ariko baterekera. Bivuze ngo iwacu hari akararo k'abadayimoni. Rutsiro? Ako kararo k'abadayimoni papa niwe wari wemerewe kukajyamo. Ni ukuvuga ngo bajyanagamo inyama, inzoga, itabi, bagaterekeza n'imineke n'amatetu, byose bajyanagamo. Buretse urera mbere ko winjira kuri iyo etape kuri ubwo buryo, ahantu wakuriye, reka duhere ku myaka yawe nk'itanu. Icyo gihe mu buzima bwawe wabonaga iki mu rugo? Mu rugo cyo nakoze muri iyo myaka 5
mu buzima bwawe bw'imyaka 5 ukiri muto hasi, ibyo waba wibuka wakuze gute? Ibyo nabonye nuko namenye ubwenge sanga papa na mama barwana, ari n'abasinzi banywa inzoga banaraguza banaraterekera, nibyo nabonye. Ariko bidakorerwa iwanyu mu rugo? Byakorerwa iwacu mu rugo. Kuterero ngaho tujyanemo neza. Uvuga ngo ako kararo data yajyagamo, yakajyamo ari wenyine, habagamo agacuma kitwaga hembe. Hembe kari agacuma gahongotseho, hembe kari agacuma yashyiragamo inzoga, agiye guhamagara abo bakurambere be, we yabitaga ngo nababyeyi, ariko ababyeyi nari nzi nabambyaye, we yaravugaga ngo nababyeyi. Ariko aho hantu utarahava shoko yabahamagaraga ukabyumva ko bavuga? Narabyumvaga kuko yahamagaraga amazina amwicaye iruhande ngo numve ibyo bintu ari guhamagara, ariko ngategereza umuntu uza nkamubura, ariko yahamagaraga amwicaye iruhande, yicaye ku ntebe y'inyarwanda imeze nk'uruziga, bakavuga ukabumva bavuga bamusubiza. We yarahamagaraga, ariko ibyo kuvuga ngo baramusubiza ntabyo nigeze numva. We wumvaga gusa guhamagara? Yarahamagaraga akavuga ngo ufite ikibazo iki n'iki, ngo nyaboneka, ngo muzampera abana kubyara, ngo nyaboneka, agatongera ibintu byinshi, ariko ngategereza uraza akamusubiza nkamubu, ariko yatongeraga numva. Wabonagamo iki rero? Waravuze ngo muri iyo nzu wabonagamo utuntu duki? Harimo intebe y'inyarwanda, harimo ako gacumba kitwaga hembe katavagamo urwagwa, yaterekerezaga urwagwa n'imineke n'inyama, habagamo inkono y'itabi, habagamo inanga. Ubwo ni ya kinyarwanda? Habagamo inanga iriya Banzayisenga, barabona yunibona Nzayisenga Sofiane n'uwitwaga Kiroso Tomasi. Ngo habagamo n'akabindi, habagamo n'icumu. Akabindi kameze gate? Akabindi akagasanzwe akangaka. Nibyo byabagamo. N'inkono y'itabi n'imbehe y'igiti. Iyo mbehe y'igiti ni ukuvuga ngo niyo yajyagaho ibiryo bahagabo bakurambere babo, ariko sinigezemo n'ababirya, nabonaga babijyanamo bakajyanamo inyama, barangiza bakavugiraho amagambo, nkumva bahamagaye bya bizina, barangiza papa gasohoka, imbehe gasigaraho ngaho, inzoga igasigaraho ngaho, imineke igasigaraho ngaho. Bikaribwa nande? Ntabwo nabonye. Ntabwo wigeze ubiryaho? Jewe ntabwo nari kubiryaho kuko igihe cyanjye cyo kujyamo cyari kitaragera. Nta n'undi muntu wari wemerewe kubiryaho. Oya. Nta muntu wari wemerewe, cyane yuko iyo twabaga habonetse kuvuga ngo turenga ibitoki, nta mwana wari wemerewe kurya n'umuneke n'umwe ya mbere itari yagera muri iyo ndaro. Sakirire itegeko ryari uko nugirya ngo ababyeyi barakumanika hejuru mu nzu, amaguru hejuru umutwe hasi. Ariko babateye ubwoba? Ibyo ni iterabwoba. Noneho n'inyama, uraze ko abana bagira meru y'inyama bakagira ibiki, byari atansiyo kuvuga ngo urumva ko inyama zihiye. Itegeko nuko ya mbere inyama za mbere zagombaga kujya kuri iyo mbehe nakubwiye y'igiti yabaga aho ngaho muri iyo ndaro. None se byarangiraga bazikuyemo bakazimena bazishyiraga ibyo, iyo barangizaga kubikora ibyo byose ziri muri iyo nzu yaho baterekereraga? Ntabwo nzi niba barabikuragamo, gusa ibyo ndaza kukubwira ni ibyambayeho nanjye ntawe uburenganzira bwo kujyamo, bantanzemo. Ubwo aho ngaho uri kuvuga aho utarajyamo? Ntabwo nzi ngo byaribwaga nande, sinzi ngo byameraga bite kuko sinari narigeze njyamo. Papa niwe wari wemerewe kujyamo wenyine muri iyo nzu gusa. Kari akazu gatoya k'ibyatsi? Ntabwo ari kari ak'ibyatsi. Erega icyo bavuga ngo indaro ishobora no kuba mu nzu y'umuntu, nk'ako kumba kabaga mu nzu iwacu, ariko akaba ari papa kajyamo, nta wundi wemerewe kukajyamo. Kari mu nzu, ntabwo kari hanze kwa kundi bavuga ngo ni uturaro ngo hanze iyo ngiyo. Oya, byabaga mu nzu iwacu natwe tuyibamo. So urakuze urazamutse rero ubireba, wabyinjiyemo ute wowe? Njye babigezemo ufite imyaka 7. Niko banyigishije. Cyagenze bite rero? Niko banyigishije uko baterekera. Uvuga ngo narabyutse, noneho ngiye kubona mbona papa azanye iyo ntebe y'inyarwanda, ayicayeho, ayizanye mu muryango wako kumba, arangije azana nako gacuma kitwaga hembe karimo urwagwa, arangije aravuga ngo Margarita nditaba, arambwira ngo ngwino hano ndagenda. Mugeze imbere ahamagaye amazina uko yari asanzwe ahamagara, arangije arambwira gusoma kuri iyo nzoga.
isomaho umusomo arambwira ngo jyana hariya njyanye muri cya cyumba kumbi baratanze nuko nabyiciye ngezemo rero nibwo nabonye ibyo byose nibwo nabonye imbehe nibwo nabonye ako kabindi nibwo nabonye iyo cumu nibwo nabonye iyo nanga nibwo nabonye iyo mbehe y'igiti nibwo nabibonyemo nuko arambwira rero ngo ubu niwe ugiye kugitegura muri icyo cyumba papa wawe gute se uzajya ugenda ukuburemo ikindi uzajya ujyanamo ibyo biryo kandi itegeko ni uko ibiryo uzasanga kuri iyi mbehe ntabwo wemerewe kubirya ni ukubanza ugapfukamira iruhande rw'iyo mbehe ugakomamo amashyi ukavuga ngo mwababyeyi mwenze kubafunguza warangiza ukarya ibiri kuri ibyo mbehe ariko nabyo ntiwemerewe kubimara umunsi uzabirya utapfukamye imbere y'iyo mbehe ngo uvuge ayo magambo ababyeyi bazakumanika amaguru hejuru umutwe chini nuko natangiye ya nzoga mba ndayinyweye inyama mba ndaziriye ibiryo byo mu ndaro mba ndabiriye byagera nijoro ndyamye n'abandi bana najya kubona njye nkabona ibyo abandi batabona nkabona ibicacuru by'imvi nyinshi biza bikanuye amaso mwakubita duniya ni muntu abari ibicacuru biranyije papa kancira mu maso ngo zibaho ni ababyeyi baje kugusura ese ababyeyi ko ariwe nzi na mama mwabyaye ibyo bindi ni ibiki urumva sinari nemerewe gusobanuza ngo ndumve ibyo ari byo ariko muri make bari barantanze nuko nabyinjiye muri ubwo buzima se kuba ubamo gutyo n'iwanyu nuko babubagamo nabo nuko babubagamo iyo ndaro yajyagamo papa ariko ni ukuvuga ngo iwacu hari ahantu hahoraga abapfumu buri munsi icyambwiye ko ari abapfumu njye nari mutoya ariko nabonaga nagerageje kubona bari ibikecuru by'ibikara bidakaraba byambaye ibintu by'imiringa ku maguru ibikecuru bisa ukuntu uriya Imana itoranya hakiri kare njye narababonaga nkiruka iyo nabonaga baje iwacu ntabwo nahagararaga reka nariruka kubera ko nari umunyabwoba kandi nkabona atari abantu nkwiye kwegera ariko narababonaga baza papa rero akabakira akabajyana mu nzu ibyo bakoraga byose sinabibonaga kimwe cyo nabonye nuko bari baraduhaye uduti buri mwana wese yari agafite ko agendana ngo kamurinda baruza ariko n'icyatumye tutaryo guhoza mwavugana muri abana bangahe mbo twavuganaga turi abana 12 abapfuye bishwe n'uburozi ni 8 uburozi bumeze bute rero uburozi bw'ubutamikano nyine bakaroga se bakaza bakabarogera mu rugo hehe barabarogaga nyine barazaga bakabaroga bagapfa ejo bakaroga unagapfa ejo bakaroga unagapfa ejo bakaroga unagapfa ariko papa shingura nese ko yari afite ibyo bintu byo guterekera kuki atabibarutsaga erega buriya Imana yagukuyeho amaboko kuko uruta ntibishoboka ikindi nabonye ku barozi ni uko iyo bakuroze uri umuntu udasenga icyo baguhereyemo bakacyubika gutyo iyo bacyubitse finisha no kugira ngo uzafite urapfa bakagutapa ibyo wabyigiye se byo hari aho byabaye hari umuntu byabayeho bigenda bite ni wowe wampaye ubuhamya njye ntabwo nabibonye mbona nkubona yampaye ubuhamya ko bamuroze bamuroga inshuro n'inshuro arangije kuri finale arapfa ubu ntawe yarapfuye ubwo barayubika nuvuga ngo niba bakuriye mu gikoma noneho cya gikombe baguhereyemo igikoma barangiza wowe ukagenda n'ubuzi n'ibyo ari byo barangiza muri izo nzu zabo bakacyubika iyo bacyubitse urapfa warokotse ute wowe yewe ni ukuvuga ngo ngewe nta burozi nariye nkiri umupagani naburiye nkijijwe naburiye nkijijwe nkajya mburira bivuga butumwa ariko nkiri umupagani nta burozi nariye ukiri umupagani se rero hari ikintu ushaka kwibaza wavuye yute kugira ngo uvuge uti ibi bintu byo guterekera by'iwanyu bagutongeraga wabivuyemo ryari cyangwa se wabivuyemo uvuga uti reka ncike bitavaho bikanankurikirana byagenze bite mbo ibyo bintu bari barantongeyemo ubundi umwana wanga ntago bimufata iki kintu abantu bajye bakimenya ntago bimufata ahubwo uwo mwana ababyeyi bakunda cyane nibo babitegamo kuko banga ntibyanamufata gute rero ni ukuvuga ngo hari ukuntu umwana abantu ababyeyi baba bamukunda bamwiyumvamo bamukorera byose mbese bakumva nta kantu barya batamuhaye bitewe n'impamvu ubwo rero nanjye nuko narindi papa twarasangiraga nta kintu yanyimaga nta biryo yagombaga kujya ntabiriyeho nta nzoga yagombaga kunywa ntayinyweyeho niyo yabaga ari imineke ni ukuvuga ngo nta mineke yaryaga ntayiri urumva nuko kugira ngo rero nzave muri ibyo bintu nabikuriyemo ntangira ishuri mbirimo mu wa mbere
mvamo njya mongera mu wa kabiri mbirimo kugeza nubwo nageze mu wa karindwi kuko navuye mu ishuri habura igihembwe kimwe ngo nimukire uwa munani, ariko ababyeyi banjye bo bapfuye afite imyaka 10. Ubwo ni ukuvuga ngo bapfuye nta mana ndamenya. Nigana nabyo, ngendana nabyo, nkararana nabyo, nkaryamana nabyo. Nuko hanyuma nza kuva mu ishuri mvangwemo n'inzara kubera ko nta biryo twagiraga. Ubundi iwacu nubwo bakoraga ibyo abadayimoni bateza ubukene, barahigirizaga, bagiraga gute. Nuko birangije rero mara igihe gitoya mu rugo, igihe kigeze mbona nta sabune ndi kubona, mbona nta mavuta ndi kubona. Ndangije ufite imyaka ingahe? Mbo nari mfite imyaka igera muri 15 n'itandatu gutyo. Nuko ndangije ndibaza nzabaho gute, bizagenda gute. Ariko mama niwe wapfuye mbere kuko yapfuye bamuroza ibitega. Babimuroza ari kuwa mbere apfa kuwa gatatu. Nuko birangije nsigara na papa wenyine. Birangije ariko nawe yaze gupfa, apfa nabi. Noneho umuntu aza kuza mu rugo aravuga ati ariko uyu mukobwa wicara yigunze kubera ko sinasekaga. Nari guseka gute ndi kubona abandi bari kuvuga ngo ababyeyi babaguriye ibi, nge ntabyo ndi kubona, bigenda gute? Kandi mu ishuri sinigeze mbuwa nyuma, iyo nabaga nabaye wa nyuma nabaga nabaye wa gatandatu wa karindwi. Ariko nkababazwa nuko mbuza amakayi n'inzara inteye. Birangije umuntu yaje kumbwira ati ariko wazaje nkakujyana i Kigali, nkakujyana mu kazi k'ubuyaya. Ubuyaya sinari nzi n'ibyo ari byo kuko mu muryango wacu nta wigeze bikora. Nibura ko wazabona amafaranga ukajya ugura amavuta. Ati ndi kubona imbere yawe ibintu bibiri, nudasaba uziyahura kubera agahinda kuko nitaraga nifashe uko. Iyo umuntu yifashe uko metasome byari bindi ntago abanezerewe. Birangije igihe cyarageze banjyana ku mudepite witwaga Mpora Joseph, yabayeho ko ngumbaye Habyarimana. Banjyana nta kintu nzi guteka, ni umukobwa wawe mu cyaro, nzi guteka ibishyimbo n'ibijumba bitogosheje. Iwacu nta furusheti nahabonye, iwacu nta safuriya nahabonye, iwacu nta kiyiko nahabonye. Twarishaga intoki tukaryama ku bijwangara bisaseho imisambi, tukiyorosa imisambi. Nuko birangije rero ngiyeyo, aho ngaho niho nabaye, mpaba bingoye, banyigisha guteka ndabimenya. Birangije naje kuhava Mpora Nyankubise. Yankubitiye iki? Ndabyibuka hari muri 80 muri 90. Iyo kamera uyifate neza itaza kuzi. Ukomeze. Nuko mpava nkubise nakubise abana baba. Bateye imicanga mu birahuri kandi bari baranyigishije uko babyoza, maze kubyoza bimaze kumera neza. Abana bafata imicanga bakubitamo ntene babimena sindi mu mukire. Utarakizwa. Nari ntarakizwa. Fata akanyafo ndabakubita abana b'abahungu. Barangije isaje barandega, ndi mu gikoni ndatetse, arampamagara arambwira ati ngwino ngubwire ngira ngo ni n'ibindi agiye kumbwira. Kumbi yahishe igikoni mu bikote yari yambaye, aramfata arankubita, yankubise inkoni 6 ya karindwi ndayikoye pandara mu rutoki kucyamucika ndagenda. Nuko ibi bintu rero kubivamo nakijwe muri 89. Nibwo nakijijwe, nibwo natangiye. Aho hantu wabagaho ntabwo badayimoni bagusuraga muri urwo rwo rw'abandi, urarurota gusa ugira gute? Sinaho nabaye, ahubwo vuga ngo abadayimoni banteje uruzerero. Aho niho nabaye amezi 5. Ahandi narahageraga byagera 2 babadayimoni bantezemo, iwacu bantezemo, bakambwira ngo ntugire uwundi mwambaro ujyana, genda uko wambaye. Ubwo imyenda nari ifite, nataye imyenda myinshi mu gasozi, ntabona uko mvuga, nta mafaranga ntishyuje kandi narayakoreye kubera abadayimoni b'uruzerero. Barambwiraga iyo bazaga bakambwira ngo 2:10 ubuvuyeho, nagendaga ntazo ngiye nkagenda uko. Noneho hari n'igihe bantaga mu gihuru, iyo bantaga mu gihuru ndashimira n'Imana ko inyamaswa zitandiye. Iyo bantaga mu gihuru barabanzaga bakampindura isura. Iyi ngiyi nyibonye kubera Yesu, ubundi iyo bampinduraga isura nabaga igikara nko munsi y'isafuriya. Barangiza bakamuha ururimi, naba n'ikiragikira dedemanga. Ubwo warambazaga ngakanura gutya nkiyene yishwe n'ikiziriko simvuye. Urafite nk'imyaka ingahe icyo gihe? Abo badayimoni batangira kunzerereza. Ni ukuvuga ngo ahubwo uruzerero narutangiye ntari nanakizwa. Uruzerero narutangiye mfite imyaka 14 n'itanu n'itandatu n'irindwi, ariko iwacu buriya mvuye mu ishuri nabwo batangiye kunzerereza mu mago y'abantu, aho ngiye simpave, aho ngiye simpave, aho ngiye simpave gutyo. Ntabwo byatangiye uko ngiye Kigali n'iwacu byarabaye, bandeze uruzerero ndazerera. Aho ngiye mu gitondo nkaba ndahavuye, aho maze iminsi 2 gutyo.
uba muri ubwo buzima waje kubuvamo gute rero ukizwa gute ariko mbere ko wenda tuva kuri iyo ngingo abana muvuka n'abandi ubu hari ababa bakiriho barahari hariho nk'abangahe hariho batatu nibo bari vuba batatu ngewe n'abasaza banjye babiri basaza babiri babahiho ubu biyongiye mu Rutsiro bo bafite ikibazo nk'iki cyawe oya nta wundi muntu wigeze ukigira kuko nge babitezemo ni nge wari ufite ikibazo baba se bagiraga ibibazo gute ko nta wigeze abibategamo ko ari nge babitanzemo ni ukuvuga ngo muri make bari bangize umugirwa wo mu ndaro y'abazimu ubwo amategeko yose yaho ya kidayimoni n'ibyaye n'ibiki ubwo ni nge wari ubizi nta wundi muntu wari ubizi urumva nari natanzwe byarangiye ubivuyemo gute rero mbo kubivamo muri uko kuzerera no mu kazi k'ubuyaya nzerera naje kuba ndi Remera ndi mu kazi k'ubuyaya Remera ya Kigali noneho rero baza kuvuga bati turaba dufite umushyitsi aho nakoraga barambwira bati rero si kujya gusenga nza kujya gusenga nta mana nari nzi ntabyaye ariko noneho ngeze mu rusengero abadayimoni bakajya bambwira ngo sohoka wiruka uri abadayimoni baravuga bagira ibijwi byinshi sohoka wiruka noneho ndangije ndavuga se niruka bariya badiyakoni ndi kubona mu muryango w'urusengero barantangira nkicara ikibuna ntigifate sohoka wiruka niba baransengeye ntabwo nzi uko byagenze noneho hakaba haje umuntu aravuga ngo Imana ngo mvuye ngo Kenya Nairobi ngo Imana ngo yantumye mu Rwanda Imana yavugana n'umuntu akabaho numva agize ubwoba birangije yigishije ku ijambo rivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanywe nawe ariko umunsi umwe nzabikushyira imbere y'amaso yawe ko bikurikirana mbiguhanira aravuze gutyo bwa bunyama bwa bucuma bwa bubindi bwa bunanga filime iragaruka ntangira kurira bahagurukije abihana rero nanjye narahagurutse baransengera bamaze kunsengera nararyamye ndasinzira bwa bubindi sinongeye kububona bya bicuma sinongeye kubibona bya bikecuru byazaga kuniga nkarara nsambagurika bya bindi byantezaga uruzerero ntabyo nongeye kubona ndaryama ndasinzira muri make nuko nakijijwe muri 89 mbatizwa mu mazi menshi ku itariki 23 z'ukwa 12 muri 90 muri make nuko kuva uwo munsi ukijijwe warihanye narihanye ntabyo ngiye kumfata ntabwo ngiye kuhura n'ibyo bintu oya ntabyo ngiye kundeza uruzerero muri 89 bundi navutse mu 1970 wenda dukore imibare kugira ngo abantu babyumve neza 1970 1970 ubwo wowe ni mu 1989 ubwo ufite imyaka 19 icyo gihe nta muhungu se waguteretaga nta kintu nta natwa njye nta muhungu wigeze untereta mu buzima bwawe dusobanure neza aho hantu murakoze bwiza ukuri nta muhungu wigeze untereta nanjye nta n'uwo nigeze ntereta dore ko bavuga ngo abakobwa bajya kubiteretera ntawe nigeze ntereta nta muhungu n'umwe mu buzima bwawe uzi wigeze ugutereta wigeze munahura uya ntawe nta n'uwo wigeze ukunda uya ntawe dusobanurire aho hantu ntabwo nkumva ako kandi ashaka kutubwiza ukuri wabaye gute mu buzima uri umukobwa ukabaho udashobora kugira santima z'umuhungu cyangwa ngo umuhungu akugirire santima aguterete ni gute ubundi mu Kinyarwanda umukobwa arateretwa ntabwo atereta yes ariko arakunda nawe noneho rero ni ukuvuga ngo jyewe nta muntu wigeze ntereta kuva wavuga dusobanure neza ibyo bintu ntabwo mbyumva gute none se kuvuga ngo nta wigeze ntereta ubundi ntabwo wakunda umuntu atagukunze rero jyewe ni ukuvuga ngo niba ntawankunze niba ntawanterese bivuga ngo iki
abona ni ukuvuga ngo abantu njye nabayeho abantu bantiye niba ariyo mpamvu yabiteye ntubimbaze ariko nakuze abantu bantiye icya mbere narindwanye nta muntu wari kumenyegera nari nzi kurwanisha amabuye n'amacupa wari guheraho uza kuntereta uza gutereta umukobwa w'indwanyi nuvuga ngo nagiraga amahane yose ashoboka naho hantu wagiye gukorera hose nta muntu wigeze ukubenga uya ntawe uko niko kuri ntawe ukabaho nta muntu ugutereta nawe nta nubwo ugeze ugira peti wenda kuvuga ati inzu uriya musore mu buzima urabizi ko hari abakobwa bose batiyoka navuga ati ngewe nakunze nanjye ntabwo bigeze bikubaho njye ntabwo nigeze nkunda ntawe uko niko kuri ntinye Imana yo mu ijuru ntawe ubundi wagakwiye kuvamo umukomanda ubundi abantu benshi iyo babonaga mu muhanda ngenda kubera ko na n'uyu munsi sinzi kugenda gahoro tujyanye mu nzira ugatangira kugenda bya bindi ndaguta noneho rero mu muhanda ubundi abantu bavuga batari ko buriya nta mukobwa aravuga se yabaye umusirikari se yabaye umujandarume ko tubona asirika cyane bigenda gute ariko mbega hanini abantu benshi bari bazi ko niba ntarabaye umusirikari nabaye umupolisi cyangwa nabaye umujandarume ariko mu gukura kwanjye numvaga ndi kuvuga ngo Imana nigira uw'ingenera azaza afite gahunda bitari bya bindi byo kwigwa abantu basekera mu nzira bayoragura ibyo babonye numvaga ari uko nguko bindi ubu reka tubwizanye ukuri ntabwo iyi ngingo ndi buyiceho ubundi bwabaye ukuri imyaka ugezemo ubu hafi imyaka 55 umuntu ayikubye abaze guhera muri 70 kugeza uyu munsi arabara imyaka 54 niyo mikeye so mwavuga ngo wumva uzashaka umugabo kamubaza iki kibazo cyane rwose Imana yakubwiye nzanakora n'ubukwe bwiza muzabutaha mukubitemo amakositimu nzambara agatimba n'ijwi rihinduka ukundi kuvuga nuko nicaye kuri kamera ntabwo ari uko nzaba mvuga nzakora ubukwe buzahuruza abantu ku buryo abantu bazajya bavuga ngo tubonye Imana y'abarokore ibyo 50 Yesu Kristo 53 n'amezi 8 ko niko kuri ntabwo njyewe ntanzwe n'abavuga ngo imyaka ni myinshi nta mana y'imyaka myinshi igihe iyo kigeze Imana irakora itarebye ku myaka nigeze nsatsa abantu ndababwira nti ariko mutewe ubwoba niki bavuze ngo ubwo ngo byararangiye ngo nibiki bagashyiraho commentaire nyinshi ningiye ntabinteye ubwoba Imana izagorera icyizere gikura he Imana nizeye ni Imana ikorera ku gihe kabiri igutinza mu kibazo igitegura igisubizo gatatu igutinza mu kibazo igitegura abazagufasha gutanga ubuhamya bw'ibizakubaho rero ngiye ntabwo babiri ubukwe nzabukora hari umuntu uri hano hafi se muzira urimo mupanga ngo tubanze tubimenye murakoze cyane kuvuga ngo umuntu uri hano hafi ubu tuvugana ntawe ndabona ndamutegereje nta nura kuvugisha ntawe ndabona uko niko kuri ako se tubwize ariko icyo cyizere gikura kingana gutyo Imana niringiye n'Imana itabara kabiri ni Imana nakoreye uravuga utese ubwo abandi bakoreye Imana tuvuge ko bo idashobora kubatabara Imana yambwiye ko izankorera ubukwe na n'uyu munsi ndacyabihagaze uraza kumbabarira mvuga iki kintu nk'umunyamakuru hari ukuntu tujya dukunda kuvuga cyane cyane nk'abantu bazi iby'Imana akavuga ati ubukwe kenshi ni bwinshi hari ubukwe bw'urupfu hari ubukwe bw'wati aho nibwo abari nk'uko ngubwo dutegura ngewe nta bukwe bw'urupfu mfite ubukwe bwo kuzambara agatimba yewe naravuze ngo ubu bukwe nibuna umva Perezida Kagame azabuzamo noneho uraseka uhenuke natabuza amazohereza intumwa nubwo abandi yarabutashye uko niko kuri iki kiza wende kwibaza ngo nkubi iki kiza gikure ku Mana irega nakoreye Imana ihemba nakoreye Imana ihemba reka twinjire rero uyinjiye mu murimo w'Imana ngo nende kukubaza ku kijyanye nuko imyaka ugezemo uko wazamutse nuko umaze kugera kuri uru rwego nk'ubazanise nta muntu uragotereta ariko winjiye mu by'Imana rero winjiye mu by'Imana ute mba kwinjira mu by'Imana nakubwiye ko nabatijwe mu mazi menshi ku itariki 23 z'ukwa 12 muri 90 hanyuma kuririmba Imana yo kuririmba yanjeho 9 kuvuga ubutumwa bizaho 9 byaje bishoreranye uko byaje gutyo
reka tutangire ku bijyanye no kuririmba. Ukinjira mu rusengero iyo mpano yaje ite? Mbonye njira mu rusengero ubundi najyaga nzihimba nkaziha abandi kubera ko najyaga nzihimba nkazigisha amakorari kahimba nkazihera abandi. Nk'ubu hariyo nahaye Mani Marite nuko atakiririmba afite indirimbo zanjye nye. Hari indirimbo ivuga ngo Mana yacu twumve mu gihe gito dusigaranye dushoboze gukora ibyo ushima niba turi mu bazagenda muri iyi minsi impanuza duhe kugenda dukirana. Iyo ninjye wayihimbye. Hari indi ndirimbo ivuga ngo komera ushikame kandi wihangane mu gusenga kwawe Imana irakuzi dore marayika azanye imbaraga ngukomezwe iyo nayo ninjye nayihimbye. Nuko noneho rero hari indi ivuga ngo dore amagare ageze ku marembo, dore amagare ageze ku marembo, ariko bamwe ntabwo babizi kubera umudamararo mwinshi ntabwo babizi, nyamara iherezo ryabo rirageze ryo kuva mu mubiri. Iyo nayo niyanjye ndyohinde. Izo Mani Marite yarazifite ariko kubera ko nta baterankunga nari ndafata yarazinsabye ndazimuha arangije arazisoma. Mu ndirimbo wasohoye zawe ufite ubu ngubu tuvugana iya mbere ni iyihe waba wibuka tuyigarukaho gato cyane? Iya mbere yitwa Inkono y'Imana. Ndirimbaho. Inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana si ukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana gategereza Imana ikamwarurira ibihiye. Inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana si ukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana gategereza Imana ikamwarurira ibihiye. Burya iyo uri gusenga uba urimo kuyicanira, watanga ubuhamya ukaba uyongeyemo ibirungo, wafashe imfubyi ukaba uyongeyemo umunyu, umwuka wera akaba amavuta yo kubiryoshya. Amen. Nsobanura amagambo kubera icyo waririmbye aya magambo. Murakoze cyane. Njya guhimba iyi ndirimbo ihere ku muzi tugaruke umbwize ukuri ijambo kurindi yaje ataya amagambo byagenze bite? Ubundi ngewe iyo ndi guhimba indirimbo ntabwo njya afata Bibiliya ngo ngende ngo ndaterateranya ijambo. Habanza kuza amagambo nkumva amagambo ari kuza, ya magambo yamara kuza noneho ya magambo agasibamo hakaza ijwi ryonyine. Noneho iyo ngeze nijoro ndyamye ya magambo nabyajwe biraza bikiterateranya. Nuko mpimba indirimbo, nuko niga indirimbo uko ndeba. Ntaje ndagira nandikamo indirimbo ngo ndandika indirimbo kabiri sinjya nkora repetition. Indirimbo ziza ndyamye. Iyo mpagurikije ngo ndirimbe CD yizimbura numva. Nuko kuki waririmbye aya magambo nyine kandi arakomeye? Inkono y'Imana. Iyo nkono y'Imana nayihimbye kubera amasezerano. Nayihimbye ngikuye ku masezerano yawe. Uti gute? Ku masezerano yawe ari yasa amasezerano yanjye hari nabandi bayafite. Yego. Nuba ngo twara abakobwa batandatu. Turi inshuti dusengana tugendana nukuvuga ngo twese twari tuziranye amabanga menshi. Noneho rero umwe twakundaga kubana cyane nungurwa no kumva inkuru ngo yishingiye. Ayiwe. Numva ubwo buraturitse. Inkuru zirirutse barangaje bati uriya ntiyari inshuti yawe ntimwagendanaga nawe ntusigaye. Urumva twari batandatu basigaye batanu. Hashize amezi 3 nunda baragiye. Hashize ukwezi nunda baragiye. Ngiye kubona mbona bose barishingiye barashize. Ninde usigaye? Kundi uruzenza aho atabate n'uri yaragiye. Nuko nahimbye Inkono y'Imana. Inkono y'Imana si ugupfa kwiyarurira. Iyo nukuvuga ngo iyo waruye iyo uyaruye udahiye urashabura. Bivuze ngo iki? Burya iyo turi mu masezerano turi kuyasengera tuba tumeze nk'abantu batetse. Iyo asohoye rero biba bihiye. Iyo Imana yasohoje biba bihiye. Ubu ni ukuvuga ngo inkono y'Imana nawe nta gushaka kwijaburira rero. Nukuvuga ngo kwishingira nuko ushobora
kandi imitura itera gutumba. Imana izandinde kujabura. Ntegereje uwo Imana izampa nataza guteze. reka tubwizanye ukuri ariko imyaka uko igenda yicuma Imana ishobora kwihangana ugatuza ukarinda usaza birashoboka ntago bibaho ayo masezerano arasinya afite. Ikindi ho nuko uzubaka gakora ubukwe bwiza abantu bakabutaha bakabushyigikira nanjye nkagira urugo rwiza so kureba noneho nabaye taye française kubera kunanuka nkabyibuha nkanakira n'abashyitsi bakajya muza nkabatekera umureti n'inyama ngo karye. Nakarere mu cyuho ibi bintu uzabibona cyane. Sinawe uzabibona wenyine. Byizere. Sinawe uzabibona wenyine hari n'abandi bazabibona. Utarabibona ndaguhakaniye. Sindi uwo kuva mu mibiri ntaho najya bandoga nkaburuka bandoga ibitega wenda bikageraho abantu bakabibona ntibinyice bazana amahembe ntanyice dore ko ibyo ngibyo nabyo maze kubinyuramo inshuro zirenga 8,800 babishoraho simfuye bakazana amahembe nkabona simfuye bakazana ibitega nkabona simfuye bakazana inkuba bakabona simfuye nta bibi bitarangira. Ubu tuvugana aba bakobwa mwari muri inshuti barashatse barabyaye bafite n'ingo cyane rwose bameze neza. Wowe igenda nka bose hari ikibazo uri guhura nacyo? Ngewe nasezeranye n'Imana gute nari mbonye umwana w'imfubyi Imana ikoreye ubukwe twarasenganye yamukorera ubukwe yamuhururiza abantu abona ibishyingizwa abona ibiki Imana yaramuvuzeho numva ndavuga ngo niba ari uko Imana ihemba sindishingira ubwo none umwanzuro nafashe. Ikindi numvaga nkeneye ko Imana yazanyubakira urugo ngire n'umupagani narabivugaga nkavuga ni Imana izankorera ubukwe abantu babutahe ababyeyi babutahe bafate ibiseke bafate kwa konde kose bajye babigenza nanjye nzahesha agaciro umuryango muri make nuko. Aba bakobwa baragiye urasigaye uraho ngaho ubu tuvugana icyo gihe kugeza uyu munsi wakintu cyitwaramo gute kugira ngo utaba nk'abandi twarinda hano hanze baterwa inda bagira gute bashuka mu nzira zose zishobora gukora n'abahanzi bashukwa gutyo kandi uri umuhanzi bakagushuka ugahita utwara nk'inda tugende. Okay, murakoze. Pawulo yaravuze ngo ashobozwa byose na Kristo umuha imbaraga nta kintu nari mfite cyandengera ngo ntaba nk'abandi nuko ari Imana yamfasha. Iyo Imana itaza kumfata nari kuba nk'abandi bivuze ngo iki nukuvuga ngo ibi bintu bigomba amasengesho urugamba rwo gusenga no kwambara imbaraga no gutinyuka ugahana. Ikindi ugahagarara mu ijambo rya nyiri ijambo. Nukuvuga ngo nanjye nicyo nshaka kwibaza guhagarara mu ijambo rya nyiri ijambo nta bishuko wigeze uhura nabyo? Ibishuko kuvuga ngo ibishuko rero ibishuko ntabyo nigeze mpura nabyo ahubwo inshuro nyinshi narahizwe ngo fatwe ku ngufu biranga n'amafaranga barayarya ngo bafate bazamanye biranga bayarira ubusa. Ibitero bigeze mu 8 byaguririwe ngo bafate bazamanye barebe ko nabyara bayarira ubusa. Imana irabinyuranya Margarita ndaho ndashima Imana. Niyo mpamvu nakubwiye ngo se kubwo imbaraga zanjye bayeho ni Imana yashoboje ni Imana yamfasha. Ndirimbye yararirimye ngo Yesu aramfata akankomeza nanjye Yesu ataza kumfata kwishingira byari hafi kuko se nari kurenga n'ingo ebyiri. Ufite indirimbo zingahe zikoze za audio? Izikoze iza audio ni 3 zikoze. Yego iyihe nihe hari yangiye inkona y'Imana hariho turiho ku ngoma ya Kristo hariho na dufite Imana. Reka tugaruke ku ndirimbo ya kabiri. Iya kabiri yitwa nguki? Yitwa dufite Imana. Nayo yaje nkuko izindi zaje? Ndirimbo gato. Yaje nkuko izindi zaje ariko yo yaje mu buryo bwihariye kuko yaje ndi munsi y'igiti. Nani nicaye munsi y'igiti. Bigenda bityo gihe. Nari nicaye munsi y'igiti urutoki. Uya hano hirya hano. Kanambaje Aphrodite. Yaje niyicariye mu rutoki rwaho nkajya numva amagambo ari kuza nuko igihe kigeze noneho amagambo arasibangana. Amaze gusibangana haza ijwi naryo riragenda. Bigeze nijoro amagambo akajya agenda yiterateranya nuko yanditse ngo dufite Imana
idahongererwa, dufite Imana itumva amabwire, dufite Imana itagihabwa ruswa, kandi ubwo iturinze ntacyo tuzaba. Uko yanditse. Wayihimbye byagenze bitubwira ngewe. Kuvuga ngo kuyihimba, nakubwiye ko njya nicara nkumva amagambo araje. Dufite Imana itumva amabwire rero, nuko muri uyu murimo w'ivugabutumwa nararwanijwe. Bakanyita umusazi, bakanyita umutekamutwe, kubera ko nta n'umwenda nagiraga, nta n'akazi nagiraga, navuze ivugabutumwa bingoye. Ndangije rero kubera ko najyaga ngera ahantu nkabona abantu barihannye, nkabona Imana ihaye abantu agakiza, nkabona abandi bakiza uburwayi. Nibwo nabonye ndirimbo ivuga ngo dufite Imana itumva amabwire. Yabiza kumva amabwire, urumva navukiye mu muryango ukennye, mu muryango w'abatindi bahingiriza, banaraguza, banaterekera, nta Imana yari gushingiraho. Iyi Imana iza gukurikizaho navutse n'ibyo abantu bamvuga, nuko abantu nta kirari gutuma neberwa. Ariko naravuze ngo amagambo y'abantu si Imana yashingiyeho, ahubwo Imana ntiyumva amabwire. Ariko ndumva watangiye kuyumva noneho yajemo neza. Uririmbaho noneho mucyo rero. Utiriwe ujya mu byo ko ijwi ryawe ko ryaba rimeze kose ntabwo uri kuririmbaho. Urumva ko birimbo uri mu neza cyane. Akaye. Igitero cya kabiri numvishemo amagambo akomeye. Amagambo ari mu gitero cya kabiri wawibuka. Ntabwo biraza neza se. Ntabwo biraza neza. Reka tujye ku ndirimbo ya gatatu. Ya gatatu yitwa nguki? Ya gatatu yitwa Turiho ku Ngoma. Turiho ku Ngoma. Yo ishatse kuvuga iki? Kuvuga ngo turiho ku ngoma ya Kristo, nuko ingoma nyinshi zivaho zikagira n'iherezo, hakaza n'izindi, ariko ya Kristo yo ntabwo ivaho. Niyo mpamvu navuze ngo turiho ku ngoma ya Kristo. Uburyo nayiririmbamo n'ibintu biriho, turiho ku ngoma ya Sinsiyo. Hari ibintu washyizemo birimo nk'ibintu bijyanye n'ibyo abantu batekereza cyane cyane muri iyi minsi, mu bibazo biba hanze cyane cyane by'amarozi, amahembe n'ibiki. Kuki wacometsemo karakana? Nuko ari byo byabayeho. Byambayeho. Ese uba wivuga gusa? Yenda hari n'abandi ariko njye mvuga ibyambayeho, simvuga iby'abandi, mvuga ibyambayeho. Kuko niba narariye uburozi inshuro simve, bakandoga ibirozi bisaza inshuro 28, mani kandinda kujya gutoragura amashashi no kwambara ubusa mu muhanda. Bakandoga ibitega simfe, bakaneza inkuba simfe, nta mpamvu nimwe. Mba numva natanga ubuhamya bw'ibyambayeho kuruta uko navuga ngo Daniel yaragiye ibiriho n'ibya Margarita n'ibyo nabonye. Ahantu henshi ukunda kujya nk'umukozi w'Imana, kenshi uhura n'ibihe bibazo, n'izihe mbogamizi ukunda guhura nazo cyane? Ukunda kubona ukavuga uti muri iri vugabutumwa duhuriramo n'ibibazo binini, yaba abakozi b'Imana bavuga butumwa n'abahanzi? Imbogamizi ziba mu ivugabutumwa, turasuzugurwa. Abantu batangira kukurebera mu nkandagiro bakavuga ngo ntacyo ari buvuge, ariko Imana yo kabyara yo yaguhaye ijambo ntawe uri kwambura. Nyewe imbogamizi nagiye mpuriramo n'ivugabutumwa ni ugupingwa bitewe n'uko nambaye. Uriya n'umusazi, uriya aravuga iki? Ikindi nahuriyemo n'imbogamizi ni ukunyita umunyenzara. Nta mubiri ngira. Hari aho nageze mu iteraniro, niba ndabwiriza iteraniro numva abantu baravuze ngo yego ko mwakantu ngo buriya se nguriya ndango burira rya ngo mbese Mana ngo barya soka, nta tuguru nta tuboko, bajyaho bashyiraho komenti nyinshi. Ariko kubera ko natumwe n'Imana, nyine iyo Imana ishaka kukwemeza abantu igusobanura aho wasebeye. Izo nazo nahuye nazo. Hanyuma mu buhanzi, ikindi nahuye nacyo kikamvuna. Urabona abahanzi bamaze gusobanuka, bo iyo babatumiye baravuga ngo mubanze gutya muri telefone kuri mobile money. Hari n'uwigeze kumbwira ati indirimbo zawe ntabwo zizasohoka. Se kubera iki? Kubera ko nta mafaranga uhaguruka, nta mafaranga baguhaye. Yewe natekereza ko iyi mpano nayibonye kuko ubuntu nta nicyo nari Imana yashigiyeho ngo yimpe. Umva nisha amafaranga bitazankundira. Umva n'uwo mwuka se nawubona. Iyo mbogamizi nagiye mpura. Bati ntabwo uzazamuka, bati ikindi cyamvunye mu mutima mu rwego rw'abahanzi ni ukutemera ibyo babagaburiye, bagashaka kugaburirwa iby'ikirenga. Urugero, hari umuntu twajyanye mu giterane badutumiye, arangije aravuga ati niba duha ibirayi n'ibishyimbo ntitubirye ngo
turaryigize ati inyama z'inkoko. Noneho njyewe nkurikije aho navutse ndavuga ni njyewe niba bimpa ndabirya, cyangombwa cyo niba Imana yarampaye kuririmba ndaririmba. Ati reka da kuririmba ndabirya. Tugezeyo wagira ngo yarahanuraga birayi n'ibishyimbo nibyo baduhaye, waritsibura yanga kubirya. Icyo nacyo numva kirambura, kandi Pawulo yaravuze ngo mujye munyurwa n'ibyo babahaye. Mbonye inyama nazirya ariko ntazibonye ntibimbuza kuririmba, ntibimbuza no kuzura umwuka wera. Ubwo rero icyo kintu cyaramvunye kirangora, abo tujyanye nkabona nuko, ariko nari nizeye ko igihe nikigera nanjye Imana izangirira neza ikanzamura, ntagombye kuvuga ngo ni mumpe ibintu byo gusaba. Ntabwo njya mbikunda, mbabona bibangamye mivuga butumwa. Ahubwo niba Imana ikorera mu bantu, nuvuga ngo niba bantumiye ngo njye kuririmba, Imana ikorera mu bantu. Niba ikoreye mu bantu, nibuka nigeze kujya hariya i Kayonza bantumiye mu giterane, nta ndirimbo nimwe nari nakora, bimaze n'igihe. Noneho umugore umwe atera kidora ati pasito, ati mu mwanya, ati ndi kumva hari ibintu biri kumata kuri uyu mukobwa. Yaragiye aterura inkoko n'amagi 8, ati genda wibere nko mukobwa waririmbye ndafata, kuko ndayicura ntayo nari nsaba. Ubwo rero izo mbogamizi twagiye duhura nazo, nibyo ngibyo twagiye duhura nabyo, ariko Imana igenda ibana nanjye. Imana ibaye igejeje ikora, nubwo nta baterankunga njye ndabona, ariko nayishimiye Imana aho ibaye igejeje. Ubundi igira indirimbo 107, mu ndirimbo 107 zakozwe n'izishatu gusa, izindi ndacyasenga Imana. Indi mbogamizi nahuye nayo, nk'ubu ibyanjye bimenyekanye vuba, najyaga nicara mu rusengero nkabona baha abandi indirimbo, njyewe nkumva ntaho ndahera ndirimba kandi bazi ko nzifite. Bya bindi nakubwiye ngo abantu bapinga abandi. Igihe kiragera rero, kubera ko narabaye mu cyumba cy'amasengesho, umuyobozi umwe arayobora arangije atariko ati hari umuntu wicaye hano wicaranye ibintu, aravuga ati naza turirimbire. Amaye indirimbo ndaririmbye, nyirangije ya mbere ati shyiraho ninde, ibintu biravurungana, bati burya twari twicaranye n'umuntu mu rusengero umeze gutyo. Nuko byahereye naho ubundi sinajyaga mbona indirimbo mu rusengero. Ibyanjye bije vuba, Imana ibizanye vuba, nta gihe uko bireba gutyo, nta gihe biramara. Ukuri ko bana bari abantu bari kwifata ngo mu makonseri, najyaga mbikorera ahandi ngatumirwa n'abahandi, iwacu reka nta jambo nta kintu, ari ukwigisha muri niba turere no mu masengesho yo kuwa gatanu ijambo bakarima, ariko atari ukuvuga ngo kuririmba reka nta byabagaho. Ku buryo nasohokaga no mu rusengero mu materaniro yo ku cyumweru, batari ko kuki bataguha indirimbo ngo uririmbe. Ahantu hari amakorali ageze muri 7 nanjye, kandi ubwo ndahera he mvuga ngo ndaririmba. Ikindi numvaga ntari wa wundi wo kwishanutsa ngo mujye ngo muzampe indirimbo ku cyumweru. Oya, Imana nibakoreramo bazayimpa, nzamenya ko ari umugambi w'Imana. Turakoze. Mubona nkawe nk'umuhanzi wagiye mu madini n'amatora atandukanye, nyuma y'uko hagiye hagaragara ibi bintu byo gufunda insengero, ibi bintu byabigisha iki nk'abahanzi n'abavuga butumwa bushake? Burya nta n'umuvuga butumwa bushake ubaho. Ntabwo mbizi impamvu umuvuga butumwa bushake ajya yariye, iyo atariye ntajyayo. Ajya kuvuga ubutumwa ku mucyo, iyo imvura iguye ntajyayo. Ubushake rero ni ukuvuga ngo ahubwo habaho umuvuga butumwa w'umuhamagaro, kuko umuhamagaro mu mvura uragenda, wariye uragenda, utariye uragenda. Ni ukuvuga ngo umuhamagaro ni uw'igihe cyose, ntabyo kuvuga ngo urajya ubishaka, wabishaka utabishaka urajyayo. Ibi bintu bibigishije iki mubonye muri iyi minsi muri kureba n'amaso byo gufunga kw'isengero? Murakoze cyane. Ibi bintu byo gufunga kw'isengero rero nta n'uwo byanatunguye. Umuntu wese usenga yari afite amakuru yuko zizafungwa. Kabiri, niba ibi bintu icyo bitwigishije, twahawe igihe cyo gusenga kugira ngo isengero nizikingwa tuzabe dufite amazi twavomye ariyo azadutunga. Rero byavugaga ngo insengero nizikingwa, buri wese aba afite aho yavomye, aba afite ijambo ry'Imana yariye. Ikindi nizinakingwa, iwacu nta wahakinze n'ubu turacyasenga, umuntu wese asengera iwabo kandi akagarama ijambo yarisoma rikamutsinda kwiyana, nta pasitori uhari, nta muhanuzi uhari, nta mudiyakoni uhari. Nuko tubayeho. Ubu batazikinguye Margarita nakomeza agakizwa nkuzura umwuka we. Niyo bazikinga bakazikinga burundu ntacyo byaba bidutwaye, twakomeza tugakizwa. Cyangombwa no kwirinda ibyaha.
ikindi ni ukwirinda gusakuriza mu kibazo. Niba bazikinze hari urusengero batazakinga ngo bikunde, urusengero rwo mu mutima ntawe uzarukinga ngo bikunde. Ntacyo bidutwaye rero, niba kingura abantu bazajyamo, niba atanakingura ntacyo bidutwaye. Dufite uwo twamize, dufite Yesu twamenye, dufite ijambo twamenye, kandi umwuka wera aracyadushyigikiye. Iyo abantu bagiye biha byo kuvuga ngo umuntu ngo nahanura mu rusengero ngo bazajye bamufata ngo abadiyakoni bamuterure, hari uwo batazaterura ngo bikunde. Kuko twinjiye mu itorero riyoborwa n'umwuka wera, impano z'umwuka wera zikora. Sinzi rero ahantu abantu ibi bintu babikuye byo kuvuga ngo abantu ngo nibahanura mu rusengero ngo bajye babacecekesha, ahubwo hari abantu batinye ko ibyabo bijya hagaragara. Batinye ko ibyabo bijya hagaragara ngo Imana ibate amazi, none batamajije nta n'umuhanuzi wabihanuye. Yes. Ubundi Imana yigeze impihurizo, Imana irakoze kuba nicaye hano kuri kamera. Iyo ngize umwanya wo kubivuga mba numva Imana impihurizo irambwira ngo uzambariza abantu nte. Ndayibaza ntariko uri Imana cyangwa uri? Irambwira ngo sindi shitani, n'Uwiteka Imana nyir'ijuru yaremye isi n'inyanja n'ubutaka. Irambwira ngo umuntu afite radiyo, iyo umuntu afite radiyo isaha y'amakuru ntabayizi. Ikiganiro cyose ntabazi isaha gitangiriraho niyo kirangiriraho, n'abanyamakuru batanga icyo kiganiro ntababizi. None se isaha y'amakuru igeze umuntu afite radiyo akaba atayifunguye, amakuru yayamenya? Ntayo yamenya. Irambwira ngo none se mwuka wanjye wera natanze niwe watangaga amakuru abantu bakamenya aho bigize, none baramucecekesheje. Irangije irambwira ngo cyakora ntabwo yantegetse kubivuga. Yarambwiye ngo kuko bacecekesheje umwuka wanjye wera ariwo watumaga abantu bamenya amakuru. Irambwira ngo nanjye mbambije ijambo maciye ku ruhimbi. Ndaceceka kuko ntiyari ntegetse kubivuga, ariko numva biragoye. Ibi rero by'ifungwa z'insengero yo kuvuga ngo abahanuzi ntibaceceke, ngo ntibagahanure, ngo ntibagagire gute, abandi bakirirwa bavuga ngo abahanuzi ngo babaye abatekamutwe. Ntabwo niba harabonetse abantu bagatoba umurimo twese tuzitwa abatekamutwe. Nanjye ubu ndacyahanura, Imana ibintegetse nabivuga, ntacyo naba ntacyo wangira. Mfa kuba Imana yantegetse kuvuga ukuri, integetse no kuvuga ibintu bifite ibimenyetso. Naho ibyo abatekamutwe iyo bajya guteka imitwe ntitwajyanye nayo nabo ngo tujye gutekana nabo imitwe. Ntabwo ibyo ngibyo bitureba. Ibyo bateka umutwe bazagende bawuteka niba buzabakundira. Gusa niba umuntu avuga ko ari umukozi w'Imana akajya kwambura abantu twabo yitwaje impano, uyu nguyu yahuye n'ingorane, ahuye n'akaga. Imana niza guhana abajura ntizamusiga. Kubera iki? Ndashingira ku mpamvu ivuga ngo abantu bagiye bagenda bazana icyifuzo ngo mpaya naya ngo nkugire ku musozi. Uyu bagera ku musozi we ntabwo azi guhamagara Imana. Noneho umuntu nawe kubera ko atabaye maze agafata amafaranga, kumba abahungu bagiye kwirira inkoko, ibyo kumusengera ntibari mu musengere, bararya inkoko babyibuye, wasigare yanditse amagufa. Nta Mana isahura abantu. Ntayo nigeze menya. Niba umuntu akubwiye ngo musengere, icyo nemera cyo ni kimwe. Nigeze nsengera umukecuru hariya cya Rubare kuri ADPR ku mudugudu wo mu Rugunga, bari bantumiye mu masengesho y'imisi 3. Ndangije mpageze tugiye mu rusengero turasenze, ariko nsangamo umuntu uryamye atikoma. Buriya abantu bafite ibibazo. Noneho abandi barasenga, turabyina, turahimbaza, umuntu mbona ntiyikoma. Ibintu ni ibiki? Yaraye mu masengesho none yananiwe. Igihe kiza kugera tuza kujya kuri pause ku mugoroba, ariko njye sigara mu rusengero. Sigaye mu rusengero nabonye ibintu bigoye. Burya abantu bajye basengera abandi batabatse ibiguzi. Arambwira ati mwana wa ukuneba uko maze imyaka 15 narwaye indwara yo kuva, nta bitaro byose ntaragera mu byaranze, none naje kuyahura ngo fire mu rusengero. Nekereza hano twari turi n'ababwiriza butumwa n'abapasitoro n'ibiki, numva ndaguha. Birangije namubwira ngo iwawe ufite amazi? Ndayafite. Urumva wizeye se? Ati ndizeye. Ndangije ndavuga ngo rero ni Imana ugira icyizere, si Margarita ugira icyizere. Ndavuga ngo ngiye gusengera y'amazi.
niba ari ijerekani niba ari imibase ibyo ntubimbaze ni wowe simpaze. Ndavuga ngo Mana nyir'ijuru ni we Mana uyu mudamu yizeye, genda ujye muri aya mazi uyahindura amaraso ya Kristo, nayakaraba ntayakaraba ari amazi, ayakaraba ari amaraso ya Kristo, ureme igitangaza azagushime yarakubonye. Birangije arambwira ati kandi nabuze umwana w'umuhungu amaze imyaka 10 naramubuze, niba yarapfuye simbizi, ni umusore. Numva ndago ndagaje ndavuga ngo Mana kuko ari wowe Mana agira ikizere, uyu mwana ndamugutumye sinzi yari nawe ntazi yari, genda muzane. Umugore yaratashye namubwiye ngo amwe ayashyire mu gakombe ayanywe, ntiyongere gusenga ayanywe, andi ayakarabe ayiyuhagira. Umugore yaragiye, akigera mu bikingi by'amarembo yo telefone ngo ndaro ati izina ga Yesu, irongera ndamuhamagara. Arangije yumva ngo umwana aramubwiye ngo ninjye muhungu wawe wari warabuze ne Uganda Kampala. Umuntu aravuga ati Imana yabarakore nyibonye ntararenga n'umuryango ntaragera no mu nzu, ibi bintu bishatse kuvuga iki? Ati ndahana ariko simfite uburyo bwo kuza, amasamba arahana nandi naguze ibindi, uzagende urebe isambu wakodesha ubone uburyo bwo kubaho mu gihe ntari naza. Umugore yaragiye ageze mu nzu afata ya mazi yafashe mu ijerekani kusema gakombo aranyweye, ati singwa ya mazi ngo yamaraso ya Kristo. Arangije ashyira indi mibase arayakaraba, nyuma y'iminota 10 cyagwa abaganga bananiwe kiba kiragiye, ashakira n'isha nimero zanjye arazibura. Arangije barazimuha, yaranshakishije ngiye kubona mbona zayoboza yikoreye igitoki, narakiriye kuko ntacyo nari namusabye. Rero niba Imana ikorera mu bantu, umuntu anekerejeho akavuga ati Margarita wenda yaransengeye n'urugero, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ubwo akitekerereza akavuga ngo ndamushyira 200 agura amavuta yo kwisiga, dore ko nayo tuba turayakeneye. Amafaranga yazanye atari nge wayagusabye ndayarya. Ariko ikitonderwa aya mafaranga ntago aba ari ishimwe rihabwa Imana. Abantu nabwiye abantu niba umuntu agusengeye ugakira, ishimwe rijyana mu rusengero ryo gushimira Imana iwawe. Hanyuma wowe nutekereza kuzagira icyo ukorera uwo muntu bizaba ibyawe, ntabyo tuzagusaba. Ariko yarekeze igihe gitoki ndaki kuko nari nagikeneye, nari maze n'iminsi nta n'imanyu nimwe ndi kwifuza n'imanyu yo kotsa, ndangije bakizana ndakiri. Murakoze. So arakoze cyane Margarita, ngira ngo numwe mu bahanzi abantu benshi cyane bamaze iminsi bari kugenda bakurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Ugiye kuri IOTV live uraza kumusangaho ku ndirimbo nziza cyane ajya aririmba. Ariko tugera ku musozo tubwiza ukuri, ubu tuvugana banza ushyireho adresse yawe, nimero ya telefone yawe, ndetse nimba unafite n'uburyo bw'ikoranabuhanga nka YouTube abantu ushobora kubonaho biroroshye. Murakoze cyane. Hanyuma mbarizwa mu karere ka Ngoma, intara y'Iburasirazuba, umurenge wa Kibungo, mudugudu wa Kabeza, akagari ka Cyasemakamba. Hanyuma nimero za telefone ni 078 30 73 29 karindwi, 078 30 73 hanyuma 29 karindwi. Hanyuma iya Airtel 073 42 51 97 5 073 42 51 97 Hanyuma gusoza ndagira ngo nze gusigira abantu ijambo, kuko ngira ibintu bijya bimfasha numva ntaceceka. Ni ijambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho 23 murongo wa 11. Gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bice byaho 23 murongo waho wa 11. Aravuga ngo mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara iruhande aramubwira ati humura, uko wampamirije i Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza ni Roma. Mana yacu nishimwe. Iri jambo uyu ni Paulo ngo yari arimo yiregura imbere y'abanyarukiko, noneho ngo umukuru w'ingabo ngo atinya ko batanyagura Paulo, ngo baramujyana bajya kumufungira mu rugo rw'igihome. Iyo bagufungiye mu gihome ubundi ntawe ugusura ntawe ukugeraho, ni muri manafasha. Noneho rero bamufungiye aho ngaho
urumva nawe ntawe ari kumugeraho, ntazwi ibyo umuntu yumvaga. Njya nkunda kubwira abantu ngo bashobora kukujugunya bakujugunya mu mugambi w'Imana bibwiraga ko bakurangije. Igihe kigeze rero muri iryo joro ngo Yesu aramusura amuhagarara iruhande aramuhumuriza. Buryo umuntu uhumuriza umuntu hari ibiba byamukanze, hari ibiba byamuciye intege, abatangiye gutendebuka. Yesu aramubwira ngo Pawulo humura, uko wampamirije Yerusalemu niko kuye kumpamiriza ni Roma. Bivuze ngo iki? Ndimo ndabwira abantu baba badukurikiye, niba bari muri Australia, niba bari muri Uganda, niba bari hehe, iri jambo ribafashe. Imana ihera umuntu ibitwenge imbere y'abari biteguye kumuriza. Kabiri, Imana iha abantu imbaraga zo kwihamya no mu bibazo nubwo byaba byabaye byinshi. Imana ishimwe. Uyu ni Pawulo, ariko noneho Pawulo yaragiye yarangije urwo. Ninjye nawe turiho n'abandi baduteza amatwi batwumva. Imana yacu ibafashe ibagirire neza. Reka mbabwire ikintu kimwe, Yesu yampagaze mu ruhande. Nabo se biryo ndumuvuga butumwa. Ibi kandi noneho ndabigira n'Imana gwe. Muri buryo biryo ndumuvuga butumwa utumwa nayo. Maze iminsi 3 ngirirwa mburara. Igihe kiragera nipfunditse imishumi 3 nyamungarane mu kimoteri. Bamwe bavuga ingarane, abandi bavuga ikimoteri, abandi bavuga monivse. Ndangije sanga mu bugari bw'imyumbati. Hari hajeho ibintu by'umweru bavuga ngo n'uruhumbu. Noneho ndangije ndavuga nti reka njye gutoragura igipapuro nindangiza bwa bugari nze kubuharuraho. Hirya hari agahuru keza cyane, ndi kuvuga ngo ndaburira mu gahuru, ariko ndavuga nti kubera ko mu gahuru nta muntu urabo ndeba, ndaza kubanza mparureho bya bintu by'inyuma bimeze nk'ibyoya, nindangiza by'uko hagati. Mvuye gushaka igipapuro hazi ngurubiza nk'imbwa yasaze, isa yirukanka bwa bugari ntarabugeraho, indushya imbaraga irabuterurira bujyana ndaseba. Iyo Yesu ataza guhagarara iruhande rwanjye manasebye mbanaribye mbanara, ariko Imana ikomeza kundinda. Nyuma yaho abantu bamenye ko nagiye mu kimoteri gutoraguramo ibiryo, uwabimenaga mu kimoteri yafashe gahunda yo kujya bisuka muri toilette ngo ntabone ibyo ntoragura. Ndashimira Imana, ndashimira Kristo Yesu wampagaze mu ruhande. Nyuma yaho nagiye mu njumbure, nta byo kurya nari ndabona. Njya mu njumbure ahantu bari barasaruye ibijumba, ndangije njya kugera mu nguni y'umurima, mbonamo ahantu hamezemo imigozi 3 bayita ngo ni imishibuka. Ina numvishe bavuga ngo ni imerezi. Birangije igihe ngiye gushaka igiti ngo ncukure, mvuye y'igiti ngifite mu ntoki, hiyizira ingurube ziraromboreza no kuri cya cyobo nari mbonye. Numvaga nshaka akajumba kangana gutya kuko n'umwuka wari ugeze igihe utazamuka. Ya ngurube ihumira kuri cya cyobo, iracukura mbagihagaze hejuru, ndavuga ngo ni hahandi niba ari gupfa ndapfuye, nukikuramo turagisangira, niba ari ukunta akaboko n'ubundi simvuye rwiza. Ingurube yazamuye ikijumba cy'umutuku, sindamenya amoko y'imigozi, nisimbukira ku munwa irakurura gicikamo 2, isigarana igice mu menyo, nanjye icyo nsigaranye mu ntoki ngihatisha amenyo ndakijya ndataha. Ijambo rivuze ngo iki? Muri iryo joro Mwami Yesu amuhagarara iruhande, muri iryo joro ry'ibigeragezo, muri iryo joro ryo gutotezwa, muri iryo joro abantu byabacanze, muri iryo joro umuntu batakimusura, muri iryo joro abaganga bananiwe uburwayi. Nk'ubu nakize ibibyimba 6. Ubwo n'ubuhamya abantu bazi 2019 mu kwezi kwa 3. Narwaye uburwayi buraducanga buratuyobera. Igihe kigeze ku munota wa nyuma wo gupfa, bampakije imodoka bajyanye kwa muganga ari kuri Nderabuzima. Ngezeho bafashe banditse transfer ntasabye, shukujuku no ku bitaro bikuru. Ngezemo bacishije mu cyuma bati ufite ibibyimba 6 byahiye, urenze iminsi 3 utabazwe no gupfa bagataba. Ndavuga ariko ibi bintu ni ibiki? Bampaye ibinini 7 ndataha. Barambwira bati uzasiba umunsi w'ejo, ku munsi ukurikiyeho uzaza. Naragiye njya mu rugo. Ku munsi wa 2 Imana ikura abanyamasengesho mu butayu ntigeze mpamagara. Buri Imana izikurarika. Uwo nkumbuje Imana azasenga Imana, azasenga Imana, ibindi nizeye. Babanyamasengesho baraje ngo bagere mu rugo, babasimbukiye muri salo bamfashe kunda bati mwizina ga Yesu. Nabonye ibintu numva ntahisha, n'abazungu n'abirabura numva nababwira Imana. Bakimfata kunda ubuhanuzi buramanuka. Ati mva nduwiteka Imana nyirijuru, bari kuzakubaguka kwa kuri seta, ariko mva nduwiteka Imana kubera ko hari umuntu waguriye isabune y'igiceri cy'ijana, ibibyimba nkuyeho ubagwa nkuye. Barigendera, twasubiye kwa muganga.
bongeye kuncisha mu byuma baravuga ngo utubyimba tubonye turangana n'uburo nta watubaga. Sinasubiyeyo, ibi byumba byagiye uko Yesu arabishiririza. Imana ishimwe. N'iryo jambo numvaga nasangiza abantu. Murakoze, Imana ibahumurisha. Mana data wa twese, urakarama, uri nyiringabo, nta kirasha kurogoya umugambi wawe. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubu buhamya aho buzagera n'ubu butumwa n'iri jambo bigeze ku murwayi uzasiga umukijije, bigeze ku wari ugiye guterezwa cyamunara cyangwa wari ufite ibibazo byamurenze n'uwari ugiye kwiyahura. Mwami Imana turasenge, dusengera ijambo kugira ngo urihagararemo, komeresha ibimenyetso n'ibitangaza, wiherekeresha umwuka wera. Kandi Mwami Imana bari baraguye, Mwami Imana babyuke, bari bihebye bahumurizwe, bari bacitse intege bahabwa imbaraga. kandi Mwami Imana turasenze, komeza abavuga butumwa, turasenze komeza abashumba bo bahamagaye batihamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Twemerere ijuru ryawe ridukingukire kandi neza yawe twomeho. kandi turasenze nyakubahwa Imana, dusengera abanyamakuru Mwami Imana bagize umuhati wo kuvuga ngo twicare kuri iyi kamera, nabo bahereza umugisha. Twongeye turasengera Kagame, turamusengeye Imana, nawe ubutumwa bwamugeraho, nawe ubuhamya bwamugeraho. kuba nicahanga nuko dufite igihugu cyiza, nuko dufite umutekano. Mwami Imana turasengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi, turasengera abategetsi n'abategekwa kugira ngo iri jambo rigeraho. Mwami Imana urikomeresha umwuka wera, kandi abo gukizwa ubaha agakiza. Urakoze tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.